naje gusanga ateye ubwoba, ndavuga ya mpano biriya mwabonye ni ukuri, ariko kutari ukuri kw'Imana, kutari ukuri kw'abantu. Murabibona afite amatatu ku kibero hehe, ariko abajeni b'iyi minsi barimo barantera ubwoba. Uzi ukuntu yavuze noneho, namwumvishe ndavuga ati ariko ubusiko burya abantu ibyo bakora bo bariseriye kandi babikora babishaka. Yatanze urugero rw'umukoba, sinzi umukoba niba muwubona, hari ukuntu bawukwedura gutya ugakweduka, ariko nanone arongera aravuga ngo wa mukoba akamaro kawo ni ukuzinga cyangwa kuzirika ikintu runaka. N'umugore yavuze, arangije aravuga ati noneho fata wa mukoba uwushyire ahantu ugomba kujya, umbwire yuko hari ikintu uzamara. Ati ngewe ndashoboye. Twongera gusuhuza abakurikira Marika Africa TV. Ni iby'agaciro kenshi kuba duhorana, ni iby'umumaro kuba turi kumwe umunsi ku wundi. Twongera kubabwira ngo abafite ibibazo, abatamerewe neza, tubabwira ngo mukomeze kwihangana, kandi nawe urwaye ukomeze wumve yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ariko n'abantu tubabwira ngo mujye mukunda kuba hafi y'abantu bameze gutyo, kugira ngo babashe kugarura ubuyanja. Kandi twongera kubwira Jackie, mukomeze wihangane, umubiri ni koko urananiwe, kandi nawe wumva umaze kumva utameze neza, ariko ndakubwira ngo Imana rugira yagushyizeho, yakuremye, ni nayo igomba kuza korohereza mu burwayi bwawe ufite. Kandi mbwira n'abantu bakurikira Marika Africa TV ko we wagerageje kureba video za Jackie, ukongera ugashyiraho no kumukunda, ukongera ugashyiraho no kumukurikira umunsi ku wundi, n'ubu arwaye atameze neza, ni byiza yuko ugomba kuba wamwandikira ukamuhumuriza, ukaba wamufasha mu buryo butandukanye, yaba ubw'isengesho, yaba ubwa financially, yaba ibiganiro. Mbese birafasha ku muntu urwaye, buriya aba yumva ko atari wenyine. Kandi nongera no kukubwira ngo nimba warakoze ibyo bintu, kumukurikirana no kumukunda, ugire message umuha hano, umwandikire umubwire ati turi kumwe muri iyo situation urimo. Dukomeje rero kuri ya mugabo, naje gusanga ateye ubwoba, ndavuga ya mpano. Nari nzi yuko agifite umutima wo guca bugufi no kwihana, ariko afite umutima ukomeye cyane udashobora no gusanga ahandi hantu. Uko biratangaje, nibwo narimo kureba ikiganiro yakoze, nsanga Imana, abantu niko buriya abajene, abanyamujyi, byanteye ubwoba. Miki we ari ikiganiro arimo gukora, basa nkaho barimo kugaragaza yuko ari amashusho yagiye agaragara atari ay'amano, kuko bakomeje kugenda bazuminga umutwe, ishusho y'ayamano uko yari ameze, bakagaragaza igihushi kiri ku mutwe, bakavuga ati ntabwo ari we. Miki avuga ati ntabwo ari we. N'uwo bari barimo gukorana ikiganiro, ndangije ubwo barimo gukora ikiganiro, nawe y'amano ari ku yindi channel arimo akora ikindi kiganiro, arimo gusobanura avuga ati biriya mwabonye ni ukuri, ariko kutari ukuri kw'Imana, kutari ukuri kw'abantu. Ariko akongera akavuga ati biriya bintu byabayeho, uri umwana nawe uzabikora, uri umuntu mukuru. Ati n'ubu turimo gukora ikiganiro, hari abantu barimo gukundana barimo kubikora. Buriya kabi gasekwa n'akeza, ariko biriya ni uburwayi abantu bafite mu nshingano, kuvura abantu nk'aba. Badufashe, kuko turimo turagenda, urubyiruko rugenda cyane rwangirika. Amafizibure arimo aragenda asota, ubona ashobora kuzavuka generation cyangwa generation izaza mu minsi izaba iri imbere, ugasanga ifite ibibazo bikomakomeye cyane. kandi biriya birimo birabera mu bwonko. Buriya umuntu agira ubwonko bubiri, hari ubwonko bumwe bwangirika
uturemangingo tumwe tukagenda ducagagurika, umuntu agatangira gukora ibintu abantu batatekereza ko ashobora kuba yakora mu ruhame. Buriya hari ibintu bigomba gukorerwa mu ruhame n'ibigomba gukorerwa mu ibanga, ari nayo mpamvu byabayeho. Ariko iyo umuntu yamaze kurenga rwa rwego agatangira gukorera ibintu birenze ahandi hiherereye akajya mu ruhame, byamaze kuba ikindi kintu, ko hari ibintu umuntu adashobora gutinyuka no gukora mu gihe ubwonko bwe bwa buremangingo bwa buntu bw'ufizibure butarasota ngo abashe kubikora. Ariko mbere y'ibyo byose, ahantu bihera cyane cyane, buriya iyo ufashe umubiri wawe ugatangira kuwutaka uhereye ku kuguru ukazamuka ukagera ku mutwe, na hahandi bakajya bashyira tatuwaje, bahareba bitangira kubona yuko umubiri wawe nta kibazo kuba wawushyira ahagaragara hose. Uriya mukobwa hariya ngo ni Divine ninde, nawe wabonye ko afite amatatu, murabibona afite amatatu ku kibero hehe, kandi ubikora ababikora bari kumwe ahareba. Ugasanga rero n'umusore nawe tatu ziruzuye impande n'impande na hahandi hose. Urumva rero najyaga mbona abantu hari ibintu badashobora gukora, ariko abantu bararakaye barashaka. ariko biriya twabifata nka depression, kuko ubaye ufite ibintu biguhugije udafite depression, biriya bintu ntabwo wabikora. ari umuntu yakeza ko ariko abajeni b'iyi minsi barimo barantera ubwoba. uzi ukuntu yavuze noneho, namwumvishe ndavuga ati ariko ubusiko burya abantu ibyo bakora bo bariseriye kandi babikora babishaka. yavuze ngo hari abantu barimo kugenda bakurikirana iriya videwo bakagenda bayisansibiriza bayijyana ahandi hantu, ikagenda ituma hari abandi bagenda basa nkaho, yatanze urugero rw'umukoba, sinzi umukoba niba muwubona, hari ukuntu bawukwedura gutya ugakweduka, ariko nanone arongera aravuga ngo wa mukoba akamaro kawo ni ukuzinga cyangwa kuzirika ikintu runaka. n'umukuru yavuze, arangije aravuga ati noneho ufata wa mukoba uwushyire ahantu ugomba kujya, umbwire yuko hari ikintu uzamara. ati ngewe ndashoboye. wumva arimo kwirata, yivuga ibigwi, nahise mvuga atanu kabisa ya mano. ariko nkibaza nkavuga ati ngewe ari ngewe cyangwa ari inshuti yanjye, ntabwo watinyuka kwita ako kanya diregiti ukimara kubona ariya mashusho yagiye hanze, yaba wowe wayishyiriye hanze yaba n'abandi, byanga byakunda buriya mesaje arimo kubona muri telefone ye cyangwa telefone zimuhamagara, yaba ababyeyi nimba bafite, yaba inshuti, yaba bamureze nimba ni nyinshi cyane, yagombye kuba yagize akabazo ko kumva no kuva mu nzu bigoranye. ariko we agahita ajya gukora n'ikiganiro, nahise mvuga atanu afite n'imitima ikomeye. abantu bagira imitima. mani numiwe, ariko ndavuga ati abajeni, abanyamujyi nuko nyine. ariko ntabwo twabimushimira, ntabwo ari ibintu byo gushimirwa cyane. hari amakuru ndimo kumva, ndimo ndayumva ariko sindayakorera ubugororangingo, ngo buriya iriya videwo yakoze kubera urufaranga biteguraga kumuha, basibye ko ngo banarumuhaye, ayihereza abari bamwishyuye, baza kugirana ibibazo, bagiranye ibibazo bahita bayishyira hanze, ko ntabwo biyumvishaga yuko uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba baryamana. ariko mu bigaragara bwo muri iriya shusho bigaragara ko umukobwa videwo yakozwe bose babizi, kandi si n'ubwa mbere, kuko
umukobwa we yabazaga ati ntuzajya ujya gufata kamera ugiye gufata amashusho jya ubanza umbwire unteguze dukore tumeze neza nguko tumeze neza. Urumva rero amafaranga amaze kurufata bamaze kubona yuko ibyo yababwiraga atari ukubeshya ari ukuri bahita bashyira hanze kubera hari ibyo batigeze bumvikanaho, niyo mpamvu ubona ibyo rero tureke kubitindaho ko izibure zasota, abantu bafite ibibazo muri ino minsi ariko umwanzuro w'ibi ngibi ntabwo wari ukwiye. Tangire turebe icyadufasha. Si nk'uriya mujeni nabonye nawe wari umaze kuba umuntu w'icyamamare mu bijyanye no kwigisha imodoka, numvishije noneho uburyo yiyahuyemo ndavuga ati hari abantu bazi gukora operation, bazi gukora siko yaza kuba ari umuntu utegura abiyahuzi nawe ari kuzajya bahagarika, hakuze umuntu ufata igihe agatekereza ku munsi wa mbere, ku munsi wa kuko ibintu yakoze ntabwo ari ibintu yatekereje isegonda rimwe, niyo yabitekereza isegonda rimwe uwo muntu aba ateye ubwoba. Umuntu agende aho hariya ku Kivu buriya yarishyuye ategure avuga ati ndagiye yenze gutwara ubwato baramuhereza ni akato gatoya, baramuhereza bamuha n'ijire y'ubwirinzi. Akimara kuyimuhereza aragenda ageze imbere akuramo ya jire ashyira ku ruhande, arimo kumurebera hakurya, arangije aramanuka. Ntumbaze uburyo sisiteme yakoreshejemo ko ubutabazi bwaje vuba vuba bwihuse buje gutabara umuntu, kandi ubundi umuntu ukuntu yageze mu mazi ntabwo ahita ajya hasi mu ndiba hasi, ahubwo umuntu akimara kugenda atangira kurwana n'amazi, ariko ntibyigeze bibaho. Niyo mpamvu ubwira ngo yari afite ubuhanga buhanitse mu bijyanye na operation yo kuba yakwica vuba cyangwa yakwiyahura mu buryo bwihuse. Urumva ni ibintu yateguye igihe kirekire. Yamanukanye ikibuye, yamanukanye umuryango we ndawihanganisha, wihangane mukomere, ariko inshuti zanjye ntimuzafata umwanzuro nk'uriya. Umwanzuro ukakaye, ni umwanzuro utera icyasha umuryango ugasigara wumva ufite icyasha kugira umuntu wiyahuye. Jeni akiri muto, umuryango uramukeneye, abantu baramukeneye, yari afite akamaro muri sosiyete yari arimo. Umwanzuro nk'uriya, ariko kugira ngo ufate umwanzuro wo kwiyahura nka kuriya wahunga ukabura. Murakorera aho wumva hatakumereye neza, hashobora kuba haguteza ibibazo, urimo ukajya ahandi ariko ubuzima bugakomeza, ntawe uzagusangayo. Rega buriya ikikurya kiri muri wowe indani, kigenda muri wowe, gikorera muri wowe. Se dukora iki? Baravuga, turavuga, barakora kugira ngo byibura habashe kubaho ubwirinzi, ariko depression iranga igakomeza kugenda yataka abantu. Nababaye agahinda kugira ngo nze kuvuga n'ibitajyanye ngo barendekerera.
turabakunda rero kuri Marika Africa TV, tuzasubire.